Enzo Maresca Kole Parma na squad bafite muri kano kanya gufesinga Man United ameze neza n'umukino uvuze iki ku mwaka wa kabiri kuri Enzo Maresca muri The Blues. Kuri Enzo Maresca muri The Blues ye ikomeje kugenda ikora impinduka zigiye zitandukanye kuri buri mercato n'abakinnyi 11 babanzamo. Ni umwaka uko kuri Enzo Maresca yakabaye amaze kumenya ibikenewe bisabwa muri ekipe ye. Kuri Enzo Maresca natekerezaga ko tutari bugere iki gihe tukibaza kuri defense ekipe ya Chelsea ko na n'ubu ngubu turacyayibazaho. Ngiye mfata nkaho itanahindutse kuko baracyari babandi b'umwaka ushize, uretse uriya musore bakuye muri Ajax bongeyemo hato ariko ntago ari umukinnyi waje kubanzamo kandi twanabivuzeho n'ubundi siwe uri kubanzamo. Kuri match ya Bayern Munchen defense yabo yagaragaje guhagarara nabi n'ubunararibonye budahagije. Nekereza ko bishobora kuzabakora no mu yindi mikino ikomeye iri imbere. Match zaba bibasaba ko ari busunikane mu rwego rwa qualité ndetse n'amayeri y'umukino, hazajya habamo ingufu nyinshi cyane kugira ngo Chelsea itsinde uwo mukino. Bibe ngombwa yuko bakore Parma ba Joao Pedro bamaze iminsi bakora ikinyuranyo kuri uwo mukino, bibasaba kuba beza kurushaho kugira ngo babe batsinda imikino nk'ingi. Gusa kuri ekipe ya Chelsea nanone muri Premier League ntiratsindwa. Imikino yini itambutse batsinze match ebyiri, banganya izindi ebyiri, banganyije na Brentford, bari banganyije n'ikipe kandi ya kipe yindi bari banganyije na Crystal Palace, batsinda ikipe ya Fulham, batsinda n'ikipe ya West Ham, banatsinda mu by'ukuri mu buryo bukomveka, batsindwa n'ikipe ya Bayern ibitego 3-1. Chelsea muri match zari zitambutse ariyo kipe iri mu yiharira umupira igihe kinini muri match, ari yo kipe iri muri mu buryo bwinshi bwo gutsinda ibitego. Yari no ma equipe amaze kwinjiza ibitego byinshi muri Premier League ugiye kureba ku rutonde muri rusange, kuko n'ubu ngubu ndumva ikiri mu nziza ibitego 9. Nta kipe muri Premier League yari yarenze ibitego 9 sofa. Nizifite ibitego 9 ni equipe ya Liverpool na Arsenal. Chelsea nayo ifite ibitego 9 iracyari mu nziza, imaze kwinjizwa ibitego 3. Ndumva naho ikiri mu nziza nubwo hari ama equipe amaze kwinjizwa igitego kimwe gusa nka Arsenal, ariko imaze kwinjizwa 3 gusa. Equipe ya Chelsea iracyakora ikinyuranyo mu bintu bimwe na bimwe no mu buryo bugenda bwihariye. Bamaze no kuzamura urwego ku bijyanye no gutsinda ibitego by'amakorneri. Tuzaganira ku mugabo witwa Bernardo Cueva urimo bafasha cyane, bakuye muri equipe ya Brentford, kuko Chelsea muri iyi sezo ndumva imaze gutsinda ibitego 4 ibitego 4 bivuye kuri corner, batarinjizwa igitego kivuye kuri corner. Tuzaganira kuri Bernardo Cueva, n'umugabo w'umuhanga cyane uri mufashe Enzo Maresca, wageze muri equipe ya Chelsea umwaka ushize bari batsinze ibitego 16. Uyu mwaka amaze gutsinda ibitego 4 kuri match enye zitambutse za Premier League. Ni message barimo batanga ko icyo kintu nacyo muri match ziri imbere bagomba gutangira kukibitegaho, kandi au contraire Manchester United muri icyo kintu iri faible cyane, muri icyo kintu ntabwo iri nziza cyane kubijyanye no kudefend imipira y'imiterekano. Joao Pedro yatangiye neza match enye, ibitego 2, assist 3, uruherwa ibitego 5 byaheruka gukorwa na Eden Hazard. Ni ibintu byiza mu by'ukuri. Moises Caicedo nawe yatangiye agira sezo tigeze agiraho mu yindi myaka amaze muri Premier League, amaze gutsinda ibitego 2. Kubwiza ukuri ko muri indi myaka yose amaze muri Premier League yatsindaga igitego kimwe gusa sezo kuri sezo, ariko amaze gutsinda ibitego 2 already. Niyo best season ye mu bijyanye no gutsinda ibitego mu bo bita Moises Caicedo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So nekereza ko kuri equipe ya Chelsea bafite ibintu byinshi byiza barimo bashyira kuri table bishobora kuba byatuma batsinda imikino, mu gihe Manchester United yo irakora byinshi ariko bitari kuvamo umusaruro. Turasanga United niyo kipe yamaze gutera amashoti menshi agana mu izamu, ariko ibitego ni 4 byonyine, 2 byitsinzwe. Sanga United niyo kipe imaze gukora touche nyinshi muri surface, ariko nujya kureba fluidity y'amashoti agana mu izamu nagahagije. Rajya kureba hagati mu kibuga barimo barakora possession ihagije Manchester United, ariko nujya kureba mu buryo bwo gukontrola tempo no gufunga ama espace kugira ngo batanyurwamo mu buryo bworoshye ntago ariko bimeze. Kandi Chelsea kimwe mu inizi gukoresha kuruta ibindi byose no guprofita ama espace ziga hagati muri mediane, kuko ifite abasore b'ababora hagati muri mediane bazi gukina bajya imbere cyane binjirira muri zira pockets bagenda basiga. Ibyo byose no gutegereza tukabirebaho, ariko dushobora no kubona Senne Lammens
United imuhereza amahirwe dukeneye nawe kureba icyo nako yatanga mbyifuza pe Bayindiri twaramubonye bihagije simwiteze njye ashobora kuba yagarura Seneramenzi tukareba icyo cyaba ari yatanga muri iri n'ikibazo nyine zamu cy'umutoza kuko Bayindiri we ndabona nta kindi gishya azatwereka nkurikije sofa uko bimeze ni wa wundi gusa ikiriho nuko kuri ekipe ya Chelsea iyo utafunze details zimwe na zimwe kuzifungura kuri yo biroroha kandi United iracyafite details nyinshi zo kugenda ifunga kugira ngo izinoze harimo no kumenya 11 igomba kubikinisha burya Manchester United turabivuga ariko urebe ngiyewe ntinya ikipe muri Premier League ishobora gukina umukino buri match igakuramo umudefenseur wo muri Axe atavunitse izo kipe ibifite ikibazo gikomeye kuko ubundi tumenyereye ko ikipe imaze kubaka defense hamwe mu hantu haba impinduka nkeya ni muri central defense ariko ikipe muri defense yabo ya batatu buri match hagomba kubamo impinduka zirenze imwe haba harimo instability kuko ubundi ikipe yubaka aba defenseur babiri cyangwa batatu beza umwe akaba yavamo kuko yavunitse ariko umwe ushobora kuvamo kuko ari kugira umukino mubi match zikaba nyinshi mu buryo bugenda bukurikirana hari Maguire birangira agiye mu kibuga buri gihe kandi yabanje kuri bench ruko ushobora kubona avuyemo Renier ukabona avuyemo so ibyo byose ni detail bagikeneye gufunga kandi Chelsea yo imaze kudoda utuntu tumwe na tumwe two kubona ibitego mu buryo bwayo bugiye bwihari nabonye kuri uyu wa kane aribwo boss Sir Jim Ratcliffe yageze ku myitozo Carrington nabonye bambwira ko mu byari bimuzanye hariya harimo no kuganira n'umutoza Ruben Amorim baganiriye niba baganiriye biki ni icyo kibazo yifuza ko kijya ku murongo hariya Carrington Ruben Amorim nawe numwe mu batoza usibye kubazi gutoza kwiriye kubazi afite n'amahirwe kugendeye kuko abandi bagiye birukanwa ntekereza ko imibare afite atarakwiriye kuba kiganira na boss bose arafata indege akaza kumureba none se kaza no mu ndege imikino 31 amanota 31 ni rezilita z'amakipe amanuka cyane Ruben Amorim rero muri no weekend usibye ko arakina umukino mworoheye kuruta indi yose ukunganya Chelsea na Manchester United yo zakeneye kuri oti ziranganya none se ko utari kubyumva ni imwe muri features ukunda kugira draw nyinshi warebye se nko mu myaka nk'icumi ishize ukareba oti Chelsea na Manchester United barimo draw nyinshi byo oya nukunganya n'ubushize zaranganyije wumve ngo nacyagiye Chelsea yari imeze nabi kurenza ikindi gihe cyose yagiye atsindaga igitego kimwe nabwo yaranganyije nabwo zaranganyije rwose none utinyira ntabwo ni match izwi ndabona imikino 5 ikurikiranya draw ubusa kimwe dore 5 zikurikiranya hanga 2020 jusqu'à 2022 draw 5 zikurikiranya birumvikana ko ariko ibingibi yamusuye kubera rezilita mbi nyine bagize mu ntangiriro umutoza we yisobanura avuga ko ari football kandi bagomba kugira icyo kwihangana kandi na pressure yumva abizi neza ko nyine Manchester United ntabwo yaremeye kubaho kuriya pressure barayumva ariko icyaba cyose ni ugutsinda nyine ni ugutegura gutsinda nta kindi kintu urebye umutoza w'umunyamahirwe kuruta abandi bose babaye muri Manchester United yavuga mbibutsa ko mu mwaka we wa mbere hasigaye iminsi 43 bavugaye ko mu mwaka we wa mbere mu gihe bamwirukana bampa miliyoni 12 z'amapaundi yego mwaka we wa mbere bamwirukanye ama 12 z'amapaundi ikaramu uri kuzana ikaramu se babuze iyo basinyisha ngo bamwirukane merekeshizemo yakamba nacyuze so samisi gonderanje ariko azera akurikije wenda tutagiye muri byinshi wenda aza kubyinjiramo gatoya iyo twumvise umuyobozi yafashe indege akagwa ku kibuga cy'imyitozo ukareba n'umusaruro Amorim afite muri kano kanya ntekereza ijambo rimwe kwirukanwa birashoboka cyangwa mu byo baganiriye ikintu cyatumye Sir Jim Ratcliffe afata indege akaza Carrington yaje ku munsi wo kwa kane nibyo koko yaje no muri helicopter mu ndege rwose ayiparika aho ngaho nk'imwe igivana Nepo i Masaka helicopter Ethiopian uza mu ndege Nepo iparika hano mu kibuga hasi karaparika nta rwasera nta shit so Sir Jim Ratcliffe
ntabwo yishimiye uburyo Manchester United yitwaye muri weekend, ngira ngo mwarabibonye ko yari no muri stade adashaka kureba ibiri kuba, ariko hari akajambo kamwe bakoresheje ntakiriye Man neza City arimo batsinda ngo after the heavy summer spending. cyane. Heavy summer, Urumva Ratcliffe yaje, we ikibazo yari afite gikomeye kuruta ibindi byose ni uburyo ikipe irimo yitwara nabi kandi yarashoye miliyoni zirenga 200 ku isoko. Miliyoni heavy zirenga summer 200 spending cyane. nisi 200 ni menshi kuri iri soko rya Ni make se. none se ntuzaguzwa ngahe? Inde Umwe muremure wambara 30. Sesko Ntawe nshaka kumuvuga, sinjya mvuga abakinnyi badatsinda. nka 90 Aha, hasigaye angahe? Muri 200. oya baranambe wo murego bare na Mathieu Nakunya, Cunha, nuri sisa bare isashe. na Senera Menzi, bare na Diego Leon. Ntabwo ahantu harimo abantu batanze n'itanu, abandi batanze agakwiye kuvanga ngo ni heavy summer spendings. We aravuga ati okay, wowe ushobora kumva atari menshi, ariko we nk'umukira aravuga ati ni gute nshora miliyoni 200 ku isoko nkahita ntsindwa muri ubwo buryo. Nibyo byatumye aza ku kibuga cy'imyitozo Nicyo kugira rwose. ngo aganirize umutoza mubaze niki kitari gutungana. Ariko uretse no kuba yaraganirije n'umutoza, yanagiranye n'inama n'ubuyobozi bundi buri hafi aho ngaho barimo ba Wilcox n'abandi. So Ratcliffe yaramubajije ati niki kiri kubitera. Umutoza aramubwira ati icyo nakubwira cyo nuko ibivugwa byose bivuga ko ngo systeme yanjye atari nziza kuri aba bakinnyi. Ati icyo nakubwira cyo nuko systeme atari cyo kibazo. Ati ntago ari yo rwose yo gushyira ikibazo. Aramubaza ati none se ikibazo nyine ni ikihe? Niba atari systeme, ngiye nashoye miliyoni nyinshi cyane ku isoko, kuki utari gutsinda miliyoni 200 ku bataka batatu? Aramubwira ati ngiyewe ari yamaze gutsinda ibitego bingahe? Bibiri. bine Zero on goal. Bine byari. maze gutsinda 4, harimo 2 by'abakinnyi bandi adversaire bitsinda. Manchester United imaze abakinnyi bayo bafite ibitego bingahe? Ni bibiri. Ni Bruno na Mbeumo. Ariko birahura miliyoni 200 n'ibitego 2 numva ukuntu biba bihuza. Miliyoni n'ijana Ni muri Premier League. igitego kuri miliyoni. None se si bihura? Imikino amaze gukina ningahe? Ninde afite amanota gahe? 8. Ibitego ni bingahe? Ni 2. Miliyoni ni zingahe? Si 200. Ako se kukivuga mushaka kugira ngo mwicine iforume. Ikirano uko Ruben Amorim yamubwiye yuko rwose ibyo yumva mu itangazamakuru ngo systeme ntikora, ati cyose cyo kibazo. Amubwira yuko we agikeneyemo igihe, ariko bagikeneye no kuziyubaka birenze uko biyubatse muri no Mercato. Ikiriho nuko Sir Jim Ratcliffe yavuye amuhaye icyizere cye, bwatenda cyagufitiye icyizere. Cyakufitiye icyizere, reka turebe ibyo kidufitiye. Ariko hakaba ari n'abandi insiders muri Manchester United bavuga ko ngo bamuteze match 3 ziri. None se ko wizi Bugande wankoreye ibaruwa yo mu Cyongereza nkabwira Sir Jimmy akirukana Ruben Amorim ko nta kintu azamugeza, kandi yaje kumwibariza nyine ikibazo gihara, akamubwira ko ikibazo atari systeme. Rega banze nkubwire se bagifite byinshi byo gutunganya ukuntu itinerere yubatse. Match ya Chelsea ntazayitsinda. Match kurikira ko n'eshatu. Match ya Chelsea ntazayitsinda. Indi ni iyihe? Kuko Manchester United ikibazo cyayo, ikibazo cya Manchester United kubera ko itagitsinda cyane. Buri match yose mbamo nikomeye kuri yo. Match kurikira ifite Brentford na Sunderland. Brentford. Kwa Brentford. Izo kuri GTEC. Brentford ntabwo ari yanize Chelsea ejo bundi yagiza cyane banganya 2-2. So ni nande na Sunderland. Ikiriho nuko ikabijagira 4 ku 9 kuri babandi baba bafite za ndani hari ya Manchester Carrington ngo ni imikino 3. Nyuma yaho niyongera gufata indege agaparika ya Carrington azabaza indi message itandukanye, azabaje ari mu yindi sura, azasohora itangazo. Aha nabyo birashoboka cyane. Gusa umutoza bamubaje mu kiganiro itangazamakuru, bamubaza ati se niki mwabwaniriye, asa nk'usetsa aho abantu ati amasezerano mashya, ahita aseka aravuga ati oya sibyo. Ati abanyamakuru bari bamwe mwinjira, aravuga ati ni amasezerano mashya, ahita aseka ati oya sibyo. Ati ni inama isanzwe nk'uko umuyobozi yagirana inama n'umukoresha we. Ati ni ibisanzwe. Ati naganiriye nawe, nganira na Omar Berada umuyobozi n'ubundi wa CEO wa Manchester United, nganira na Jason Wilcox sporting director w'ikipe ya Manchester United. Ati ibyo twaganiriye byose ni ukugira ngo duhuze amakuru ya ekipe, turebere hamwe bitari gukunda n'ibigomba kugenda neza mu gihe kiri imbere. So ati ni ibisanzwe
ibyo ngibyo ntibibatera umwanya munini cyane, ariko ikiriho nyine niba ubuyobozi bukuru bwatangiye kuza kwibariza ikitarimo kigenda neza, nuko mu gihe kiri imbere baba bafata imyanzuro yindi ikomeye. Nicyo kintu gituma umuyobozi aza, iyo ataje aje kugushima, aje kukubaza ikitarimo kigenda, aba yatangiye kwibaza nyine what's happening. Kugira ngo ubone ko umutoza yenda kwirukanwa ni igihe ibiri mu masezerano, ingingo za resiliation ya kontra zatangiye kujya ahagaragara, zitangiye kujya ahagaragara, kuvuga ngo biranditse ko yabonye akazi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Yanditse ko mu gihe yakwirukana mu mwaka we wa mbere bamuha miliyoni 12 zonyine. Aho ngaho umufana n'uri Kuala Lumpur muri Malaysia wa Manchester ahita avuga ati kayo mafaranga ari make, kuki Manchester United ikomeza kubabara kweli. Iyo zirangingo zatuma batandukana zitangiye kujya ahagaragara, ujye ubona ngo kabaye ko ntabwo ari kubusa, none se kabaze niyo ngingo yatuma ari Slot Liverpool imwirukanye amahanga, ntabyo tuzi. Urumva icyo kintu iyo zatangiye kujya ahagaragara zirangingo, kandi biva muri equipe. None se wagize ngo biva muri equipe, kuko niba icyo kintu cyaraje Sami, ndumva cyaraje mu cyumweru gishize ko Amorim yirukanwe bamuhereza imirekeza za miliyoni 12, tukabona muri icyo cyumweru bivugiwemo nibwo umuyobozi nyiri kipe afashe indege aparitse Carrington aje kuganiriza umutoza ati niba iki bitarimo bigenda. Ni nko kuguhereza message ko ntangiye kubaza ibitarimo bigenda, nibidakomeza kugenda neza uzafata imyanzuro. So negeza ko kuri Sir Jim Ratcliffe yashaka kumwereka yuko bababajwe n'izo rezilita, ntabwo barekeye aho, ntabwo batera, ntabwo ikipe ariye, ntabwo ikipe ariye ataza kugira ngo ntawe uri kubireba cyane. None gusa akantu kamwe kambabaza kuri Manchester United uyazagenda, ndabyemera koko n'uyu munsi rezilita wenda ntizivuga, ubwo ntangiriye aho wenda benshi banatekereza cyangwa se banifuza. Ariko ndi kubabazwa cyane n'ubuzima Sir Jim Ratcliffe ari kuba matigeze abamo, atigeze anagaragaza mbere ya promising abakunzi ba Manchester byinshi birimo ntabwo ari kubikora, ibyishimo azaba habiganisha ku ntsinzi, kuko intsinzi niyo yabuze. Aka kazi kari tekiniko k'ikibuga karebana n'ikibuga, ibyo biranyuranye nepo. Ntabwo yigeze amubwira ngo pangaba, we yaje kubaza ikitarimo kigenda nk'umuyobozi. Ntabwo yigeze azavuge ngo mukora ibintu. Umva ko we n'umutoza rero bamusobanurira, ntabwo we yigeze amubwira ngo hindura system. Umutoza amubwira ati system ntabwo yese amubwira ati hindura system. We na Omar Berada ugenda ureba ama disikuru yabo mu minsi yashize. Omar Berada we ni ngombwa kuko ni CEO. Kuva aba bagabo uyu Danashof byananirana, Christopher Veri batubwira ko yafashije Manchester United mu gihe cya recruitment. Siko kuri? Niko kuri. None se ubu wakora nk'iki muri Manchester? Cyabyari birakari igende. Ni head of recruitment. Urumva United ifite sporting director ikagira na head of recruitment. Kuko na Jason Wilcox yasavinga nk'iyo ari gusavinga nka sporting director, si umeze utyo. Yego. Manchester United uburyo aza Sir Jim Ratcliffe yari yubatse amadepartement mu buryo butandukanye, abo bagabo bagenda bahabwa inshingano zabo. Byari kuba byiza nk'iyo Christopher Ivera ashinzwe wenda izo za recruitment, ntibabe bafite Jason Wilcox usavinga, kuko Danashof yagiye bakafite umuntu nko muri izo nshingano waba abirimo. Ubwo Manchester United yajyaga ku isoko, byakozwe mu ndererwamo yo kuvuga ngo reka backing umutoza Robin Amorim. Nibyo ibyo ari gukora ntabwo bivuga, cyangwa se nta result afite, nta nubwo zimuvugira. Ko bara Robin Amorim nawe yakomeje kuryama ku bintu bimwe, kandi bura no muri systeme ye iyi ngiyi ashaka kugumayo aba defenseur batatu, nabwo ari ibyo ubona adakora bishobora kuba wenda byanatanga umusaruro biri muri iyi systeme. Kuko ari ibintu bitatu ngiye nareba ku mutoza. Umutoza nibyo hari ibyareberwamo nawe, hari ibigendanye na performance equipe, hari ibigendanye no kubaka filozofi muri equipe, ibyo ukina. Hari ibigendanye no kuzamura urwego rw'abakinnyi,
hari n'ibigendanye na recruitment. icyo kintu cyo ngo kiramukoraho cyane ngo Uri kumva? kutazamura urwego abakinnyi Ni naho urabyinjiramo tunacunguza uburyo umwe turi kugenda nubwo njye n'abazanye urwego rujya hasi. uri kumva ni naho hantu ngiye kubanza kumugarukaho ko uyu munsi nibyo hari bituze muri mu buyobozi nabo bazabirebeho uko yari yujuje imyanya ajya kuza muri Manchester United nakahari muri Manchester United Sir Jim Ratcliffe yaregeye ashyira abantu mu myanya ko Manchester United bashinjaga ko ikiyubatse nka equipe zo muri analog y'ubucuruzi wabonaga abatekinisiye uribuka n'imirongo migari bari barashyizeho izagenderwaho muri recruitment abakinnyi uburyo bazabarekrita imyaka izagendwaho abakiri batoya bizagendera ku kuvuga ngo dufite trace ya mbere ya kabiri n'iya gatatu mu gihe ya mbere yanzi ya kabiri n'iya gatatu kandi bizajya biganirwaho mbere y'uko umukinnyi aza ababishinzwe sporting directors abigiramo uruhare jare ufatanyije na manifesto uracyayibuka kabisa. uri kumva ibuka ukuntu baza urabyibuka ibyo bintu byose ngo bizaba bimeze Sami ukoresheje ikintu cyiza bari kwiyamamaza urakoze ndega nicyo nge natinzeho Aderard niyo mpamvu ngenda muha umukoro nta nubwo mbitindaho Mbappe ntabwo ngiye kubisosengura yabaga koko urwo rwandiko nanjye nabona gukora umugeraho namwibariza ngo ya manifesto urakoze Sami namwibariza ngo ya manifesto wiyamamaza ukonvenka abantu ngo bibagirwe iby'abanyabitoro kimeze nka organigramme ngo hejuru ngo CEO ngo Sir Jimmy ngo nuza ngo Willy Cox ngo n'uyu nguyu ngo munsi yega n'aba bikereka ko bobe hejuru ku ruhembe bazagendera mu bazacunga ibya management ariko iby'abatekinisiye no bagakora ibyabo hari no kuntu Shema yatwerekaga ko cya gice cy'umutoza gifite amashama gishamikiyeho abo ba sporting director na ba technical director na chef wa recruitment bazagenda baganira n'umutoza bo bakajya batanga raporo hejuru namwibariza ngo bwa buryo bwo kwibagiza abakunzi ba Manchester abanyabitoro b'abanya Saudi Arabia bakabaye barayifashe bakanyurwa kubereka kujuje uracyayigenderamo icyo reka ngishyire ku ruhande ariko ibyo bintu bitatu nakubwiye biracyagonga Robin Amorim niyo mpamvu ibyaba byose ashobora kuzaba ari we ugenda ibindi bigatekerezwa nyuma ariko nanone niba adatekereza icyo nabanjeho nundi ushobora kuzaza Manchester ushobora kuzisanga ikiri muri bwa buzima ba Van Gaal bavugaga na ba Robin Amorim akaba yarahindutse icupa umuvingi ukiri icupa inzoga ikiri yayindi kuko ikintu cya mbere kimugongo bivuze neza Aderard recruitment hari uburyo bagiye ko kushyira mu kuboko ariko kimwe mu kintu cya mbere bagombaga gukora nibuka mu ntego eshanu bari bafite kugarura urukundo n'icyizere by'abafana ntabwo byagarutse kuko icya mbere ko ari ukubaka inzego nazo ntabwo zuzuye kuko hari inzego zirubatse uwambere ntabwo yagiyemo wenda Danny Ashworth ntibaramusimbuza ariko sofa ugiye kureba nyine harimo amazina tuzi nayo arimo icya kabiri ko ari ukugarura urukundo n'icyizere by'abafana ikintu ugenda ntindaho ikintu aka kanya turebaho ku cyo babazaga ku nkuru ziza hari ibigonga Robin Amorim muri recruitment zimaze kurangira hari icyavuzwe ngo Manchester United yabigarutse turabyibuka kuko cya kintu yasabaga cyo gushyira ukuboko muri equipe ku bakinnyi bazanwa byarakozwe ntibyakorwa kuko bakarira neza 100% kuko Carlos Baleba ntiyamubonye ntibanamuha wenda utari Carlos Baleba mwarabyumvise ba Marco Verratti bavuzwe n'abandi ibyo reka tubyorere ariko byuze ku kigero cya 80% nawe yemeraga ko hari ibyakozwe hakaza cya kintu tuvuga ngo kigendanye no kubaka philosophy imikinire yawe equipe yawe irarangwa n'iki biguturutseho uyu munsi Manchester United ntabwo ajya gusobanura abantu ngo barakina ibiki bigaragara ko n'abakinnyi batazi ibyo barimo ubundi umutoza ejo bundi yisobanura namukurikiye neza muri press conference we yaravuze ngo ikipe philosophy yanjye na character yanjye n'imitekerereze yanjye ngo ntabwo ikipe irabifata ubwo urumva ko nari bugutindire nabwo nabigarutseho dore cyanyuma kimugonga nyacyo kintu cyambabaje kuri Robin Amorim simbarara ku bintu byawe by'abadefanseri batatu n'abandi bakinnyi barenye mu myanya ngombwa ariko se uremeranya n'abakunzi ba Manchester United ko nabo wasanze beza bakiri kuri level ese abo waguze bo aho bari ko bari beza turabona baca amarenga ko bazaba beza basubiye inyuma barangiye